udukurikiye uherereye hose ko umeze neza cyane. Aka kanya hari update nshya abantu benshi bakomeje kwibaza muri Pi network ngo ni ibiki n'ibiki, ese bimaze iki, ese bikorwa bite? Abantu benshi bafite ikibazo kimeze uko nguko, ariko nunkurikira kuva aka kanya kugera iyi video irangiye uraza kuza kurangira umenye neza akamaro ndetse n'uko bikorwa ndetse n'icyo bigamije ku ba pioneers. Nta kindi n'iriya pasiki abantu benshi mu minsi ishize nasize video hano kuri YouTube mbivuga, abantu benshi bagumye kumbaza ngo ese tuyibona gute, ese ikorwa gute? Uko ikorwa rero ni uko uramayininga n'ubundi bisanzwe, ariko ikintu cya mbere urabanza ujye muri Play Store. Numara kugera muri Play Store urabanza ukore update ya Pi network. Numara gukanda update ya Pi network nta kindi urahita ukora, uraza kuza ujye umayininga. Igihe nikigera bazaguhereza kuba wakora pasiki. Nta kundi kuntu wayikora, nuko bazayikuzana muri dashboard yawe. Namara kuyikuzana muri dashboard yawe nta kindi uzakora, uzahita ukanda. Numara gukandaho nta kindi bazakubwira, bazahita bakujyana muri telefoni yawe n'ubundi bisanzwe. Iri kugira ngo uyikore bisaba kuba uzayikora muri ubu buryo. Ni ugushyiramo fingerprint ku bantu bakoresha fingerprint, ku bantu bafite telefoni zikoreshwa urutoki. Ushoboye kuba washyiramo password usanzwe ukoresha, cyangwa se ugashyiramo isura. Ibyo ni ibintu bitatu ushoboye gukoresha muri pasiki, kuko nkanjye kugeza aka kanya narabikoze. Ejo bundi nakoze logout muri Pi network, ngiye kongera gukora login ntabwo bigeze bansaba kuba nashyiramo password nakoresheje mfungura Pi network, ahubwo nagiye nshiramo numero ya telefoni. Maze gushyiramo numero ya telefoni, kijya gihe kiba kigeze cyo kugira ngo ushyiramo password, bahita banzanira ko nashyiramo urutoki cyangwa se ko nashyiramo password cyangwa nkoresha muri telefoni. Nta kindi kintu nakoze, nese nshyiramo password nkoresha muri telefoni, ngira mpita ninjira muri account yanjye. Rero iki kintu cyangwa se ibi bintu ushobora kwibaza ngo byaba bigamije iki? Murazi ko muri iyi minsi ishize abapioneers baraga ngo twibwe Pi zacu, kubera umuntu afite zira pasifrezima 24 amagambo 28. Kuba umuntu yabaga afite full access kugira ngo abe yatwara umutungo yawe, kugira ngo abe yankontorora konti yawe. Rero kugeza aka kanya kuba team ibintu irimo kubaka, icyo ishaka ni ukugira ngo account izabe ari iyawe. Ku bantu bakoresha OKX cyangwa se bakoresha Binance ndetse n'izindi exchange, murabizi ntago wakora transaction iyo ari yo yose udashyizemo password yawe. Ntago wakora transaction iyo ari yo yose udakoresheje nuza yawe. Niyo mpamvu rero no muri Pi network niyo mpamvu babizanye. Bivuze ko igihe tuzaba tugiye kohereza Pi cyangwa se tugiye kuzirohereza aho dushaka, yaba ari ku bantu cyangwa se ari muri exchange, cyangwa se tugiye kubikura any transaction yose tuzadukora muri Pi, tuzajya dushyiramo ariya magambo 28. Nitumara gushyiramo ariya magambo 28, badusabe kuba twashyiramo iriya pasiki, cyangwa se kuba washyiramo urutoki rwawe, kuba washyiramo isura, cyangwa se kuba washyiramo password isanzwe ukoresha muri telefoni. Kuri wa muntu wari usanzwe afite amagambo 28 yawe, azajya yashyiramo agiye kukwiba. Namara kuyashyiramo bamusabe kuba yashyiramo biriya pasiki uzaba warakreatinze. Hanyuma uko bizajya bigenda ahangaho kuri uwo musuma, kuri uwo mujura, ntago bizajya bikunda, kuko uko byagenda kose ntago wamenya password y'umuntu. Wenda ashobora kuba ari nk'uwirusizi, we waramukoreye uri i Kigali, uwo musuma w'i Kigali ntago yaba azi password yawe ukoresha muri telefoni. Rero igihe bizaba byamaze kugera ku mucyo
amakawunti yose yari amaze gukora pasiki, kuko kugera kuri aka kanya abantu benshi bari bafite ikibazo cy'uko iyo pasiki ikoreshwa. Ndakeka nabikubwiye ahabanza, igihe abantu bose bazaba bamaze gukora irya pasiki, umuntu azaba yemerewe cyangwa se kuwa timu nibwo izatangira gutegura ibintu byabo neza, yategura open network, kuko bazaba bizeye neza ko ibyo bagiye gukora ko biraza kuza kugera ku ba pioneers, ko buri mu pioneers afite security ya akawunti yiwe, ko ntaho cyangwa se kandi nta muntu wagira access kuri akawunti yiwe. Rero iyi pasiki ni ingenzi, abantu benshi nimuyishimire, mumenye ko ibintu byinshi buriya bishingiye ku mutekano. Buriya udafite umutekano ntago watera imbere. Pi Core Team yari yatubwiye ko hazagera iyi pasiki ikazaho, ariko abantu ntibigeze babyumva, bakaguma babikerensa. Ariko ikintu cyose Pi Core Team iba yavuze aba ari ikibazo cy'igihe, ubundi bikazagera bikagerwaho. Rero na open network yabaye ni open mainnet, kuba bakwemera ama exchange kuba ya listinga Pi, ariko namwe si kuri yose, kuko hari ibintu byinshi kugira ngo iyi coin yacu ya Pi ibe yaristinga ku ma exchange atandukanye kandi menshi akomeye. Hari ibintu byinshi bisabwa. Rero hari ama exchange aba akomeye bitewe n'uko baba babona ifaranga rihagaze, kuko aka kanya Pi coin iracyari muri progress, iracyakomeje, ibintu byayo biracyakomeje. Rero ama exchange akomeye ntabwo yapfa kuristinga ikintu kitaragaragara cyangwa se itaragaragaza final result. Akaba ariyo mpamvu amacoin akomeye cyane twavuga nka Coinbase cyangwa se Binance atararistinga Pi. Ariko iyo ugiye muri ecosystem, ibintu byose nimwo biri, ibintu byose nimwo bibitse. Ndaza kuza mbere ku buryo bakoresha Pi ecosystem, kugira ngo namwe mujye mwikurikiranira amakuru, apana kuba wategereza ngo uraza kuza kuyabwirwa, kuko ibintu byose biri muri ecosystem. Ikintu gisigaye ni uko bikirimo kubakwa, ariko cyageze muri ecosystem ntabwo cyapfa kuvamo. Nuko abantu benshi tutajya twemera, abantu benshi tujya dupinga tuvuga ngo Pi ni fake coin. Mu minsi ishize ndetse na n'ubu ngubu baracyari muri vote cyangwa se gutora kuba Pi, kuba Binance yaristinga Pi. Abantu benshi bakavuga ngo se ama exchange yose cyangwa se amacoin yose kugira ngo abe listed kuri ma exchange hasaba vote. Ukumva nyine ko harimo ikintu cy'urujijo, ariko burya umunyabwenge cyangwa se umuryi ararakarabye, ntago akaraba ari uko ibiryo bimugezeho. Rero abapinga buriya igihe ni cyiza cyane, iyo utemeye cyo kirakubwira kandi kikanagutegeka ibyo ugomba gukora. Rero abatemera, abapinga bazemezwa n'igihe. Igihe buriya nicyo kicecekesha abantu, nicyo giturisha abantu bakemera, ahubwo bya bindi bavuga bapinga ari uko byagize. Rero nicyo ngicyo naba nkubwiye kuri pasiki ndetse n'akamaro kayo nakakubwiye. Icyo usabwa rero ni ukunkurikira umunsi ku wundi, tukazajya tubana muri video zose zihari, muri video zose dutegura. Si kuri Pi gusa, hari n'izindi nyinshi umuntu aba agikorera ubugororangingo. Rero bana natwe kugira ngo ujye umenya amakuru yose ku gihe, akana kariko kose kajye kakugeraho ku gihe, umenye update ya cryptocurrency cyangwa se aya macoin atandukanye, yaba ari listed ndetse na mana kiri gukorerwa mining nk'uko tukimaninga iyi Pi network. Murakoze cyane, murakarama.